Yesu ashimwe mwene data, nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubarinda. Uyu munsi wa none twifuje ko twaganira ku magambo y'Imana, ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo ribohora imbohe, ijambo ribohora umutima, ijambo ribohora umubiri, ijambo ribohora imitekerereze. Urasabwa kubana natwe kugeza iri jambo rirangiye, kugeza ubu butumwa burangiye, kugira ngo ubashe kuboneramo imbaraga, ubashe kuboneramo agakiza no kubohoka mu kwizera kwawe. Wibutse ko ijambo ry'Imana kugira ngo rikugirire umumaro nuko wizera ko Kristo ari umwami, nuko wizera amagambo y'Imana avugirwa mu gitabo cyahumetswe n'Uwiteka Imana. Uyu munsi rero tugiye kuganira mu gitabo cya Yesaya ibice 61 guhera ku murongo wa mbere, kubera ko ndagira ngo twihute kugira ngo igihe kitaza kudufata, video ikaba yaba ndende, plutôt audio. Ndagira ngo rero tubane uyu munsi wa none, umbabarire ubane natwe. Iri jambo ari aho ryakura n'aho rikugeza. Nibutse ko ijambo ry'Imana rihora ryera, rihora rikiza, rihora rikiranura, kandi Bibiliya iravuga ngo ni inkota y'amugi yombi ityaye ahantu habiri. Yesu rero abane nawe. Icyo twagusaba ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitwegereza Imana bya buri munsi, maze ukabasha no kutwandikira kugira ngo niba ufite n'ikibazo tubashe no kugufasha gusenga. Niba ari uburwayi tugufashe gusenga, biremewe mu izina rya Yesu. Muri Yesaya ibice 61 umurongo wa mbere, turi bugeze ku murongo wa 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Amen. Uyu munsi wa none Imana ikugirira imbabazi. Some mu izina rya Yesu. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. 2. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo, no guhoza abarira bose. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kubw'ijambo ry'Imana. Nawe burya Uwiteka Imana yakubohora, nawe Imana yakugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo burwayi umaranye iminsi, ayo marira umaranye iminsi, iyo ndwara yakubayeho karande, Uwiteka Imana yayikubohoraho mu izina rya Yesu. Iyo ngoyi yakugose, iyo ngoyi y'ibiyobyabwenge, iyo ngoyi y'ibyaha yakubase, hari ubwo ukora ikintu ukifuza kukivamo ariko bikanga. Hari abantu bashobora kuba banywa inzoga, plutôt urugero, bakabasha kuba banywa nk'inzoga ariko bakaba bifuza kuzivaho. Iyo ni ingoyi ya Satani, iyo ni gereza ya Satani. Ariko Imana ishimwe, uyu munsi wa none ijambo ryatugezeho ritubwira ngo amen, ritubwira ngo Uwiteka Imana azanwe no kubohora imbohe, kuzikura muri gereza, no gusohora ababoswe n'ibyaha kugira ngo babashe kwidegembya. Haleluya. Ngo kandi ngo abarimwo barira, ngo Uwiteka Imana aje kubahoza uyu munsi wa none. Hari ubwo wagoswe n'uburwayi, ukarwara ukibaza ibyo ari byo bikakuyobera, warivuje hirya no hino ntaho utageze. Hari n'abivuza ibintu bikabasha
bikabasha kubashiraho, ariko Uwiteka Imana abashe kukubohora uyu munsi. Uwiteka Imana arakubohoye, Uwiteka Imana agukozeho mu izina rya Yesu. Wabasha kwizera ibi ngibi aho abavuzi bananiwe, haleluya, aho abaganga bananiwe, nkwibutse ko abo ngabo ni abantu babasha gukoresha ibyo bize mu ishuri, muri sikuru, babashije kujya muri sikuru bariga, babasha kwiga ubumenyi bakoresha kugira ngo babashe kuvura. Ariko Uwiteka Imana niwe wenyine ukiza, niwe wenyine ubasha gukiza atageze mu ishuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Niba urimo nkurikirana, izere neza kubohowe. Uyu munsi wa none urabohowe. Hari gereza urimo wubakiweho, gereza yo kugumirwa, ariko Uwiteka Imana akubohore mu izina rya Yesu. Uwiteka aje kukubohora, Uwiteka Imana arakubohoye, Uwiteka Imana araboho. Hari abarwara imitwe idakira, hari igihe urwara umutwe ukakuzengereza, ukivuza bikanga, ukanywa ibinini bikanga, ariko Uwiteka Imana ukozeho, Uwiteka Imana ukoreho mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none urabohowe, wizeye aya magambo. Uyu Uwiteka Imana oya arakubohoye, uyu Uwiteka Imana arakubohoye. Nibutse ko Satani ntabwo arusha amaboko Imana, oya, Uwiteka Imana afite amaboko akomeye. Uwiteka Imana agukure muri gereza, Uwiteka Imana aje ahuri, aje kukubohora mu izina rya Yesu. Urushako rwaranze, Uwiteka Imana yabasha kukubohora, Uwiteka Imana yabasha kugera mu mitekerereze yawe, akabasha kukongerera ubwenge. Hari ubwo umwana agera mu ishuri akaba muri gereza yo kubura ibitekerezo, akaba muri gereza yo kubura ubwenge, ariko Yesu uyu munsi aravuze ngo azanwe no kubohora, azanwe no kubohora imbohe, azanwe no kubohora abana be, azanwe no kubohora abantu be. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo Uwiteka Imana ngo yampaye, amena, yampaye umwuka wo kubohora, haleluya, ngo kandi ngo n'uwo gukiza. Uyu munsi wa none Uwiteka aguhereza umwuka wo kubohora, agukure muri gereza, namara kugukura muri gereza aguhereze n'umwuka wo kubohora abandi basigaye bari inyuma. Wabasha gutanga ubuhamya, Uwiteka Imana yakubohora, wamara kubohoka akagukuraho izo ngoyi z'uburwayi, wamara kuzivaho wagera hari ugatanga ubuhamya, ubwumvise nawe akizera Kristo ko ari umwami kandi ko abasha gukiza, maze nawe akabohoka. Haleluya. Ni ukuri hari abantu babashije kuboherwa mu rushako, ariko Uwiteka Imana aravuze ngo arabohoye. Urushako rukagenda nabi, ukibaza ibyo ari byo bikakuyobera, ariko izo ngoyi Satani yaziritse, izo ngoyi abantu babi baziritse, Uwiteka Imana arabohoye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none Uwiteka arakubohoye. Uyu munsi wakwizera, lesedepa, wakwizera, wabasha kwizera ko uyu munsi Uwiteka Imana akubohoye. Ni ukuri hari abantu banywa ibiyobyabwenge zabagize hostage, zabashije kubagira imbohe, ariko bifuza no kubivamo, ariko bikaba byaranze. Ariko uyu munsi ijambo rirambwiye ngo urabohotse mu izina rya Yesu. Yajyanye Hezekiya mu kibaya cy'amagufwa yumye. Icyo kibaya cyari kirimo abarwayi, icyo kibaya cyari kirimo abasambanyi babashije kunanirwa kubireka, ariko Uwiteka Imana arabitegereza aho bari baryamye mu kibaya ari amagufwa yumye. Hari harimo ingeri nyinshi, hari harimo abajura bananiwe kubireka kandi bifuza kubivaho, hari harimo abasambanyi bananiwe kubireka ariko bifuza kubivaho, hari harimo ingeri nyinshi cyane, hari harimo abazengerejwe n'ibibazo, barimo bibaza ukuntu bazabivamo, ariko Uwiteka Imana, ayiwe data, Uwiteka Imana uyu munsi wa none arabohoye, uyu munsi wa none arakubohoye. Arangije abaza Hezekiya ngo mbese aba bantu babasha gukira? Uwiteka abaza Hezekiya, aramwitegereza, aramubwira ati mbese bano bantu ubona baryamye hano, aba bantu babasha kubaho?
Ezekiya aramubwira ati mwami Imana ni wowe ubizi, kuko arebye uburwayi bwawe, aritegereza abona ntabwo bwakira nk'umuntu, yitegereje areba umushomeri, aravuga ati uyu muntu ni ukuri sinzi aho byahera abona akazi. Aritegereza areba urushako rwananiye ruzengereza, aritegereza aravuga ati se uyu muntu kuko yabasha kubaka? Yitegereje bimucanze, aravuga ati ni ukuri mwami Imana ni wowe ubizi. Aritegereza abona umujura, aravuga ati uyu mujura ntiyabasha kubivamo, ese uyu muntu koko byashoboka? Biramucanga. Ezekiya yari umuntu nkatwe, biramucanga. Arangije yitegereza Imana, aravuga ati mwami ni wowe nyir'ububasha, ni wowe ubizi, ni wowe uzi neza ko aba bantu bakira, ni wowe uzi neza ko iyi kanseri yakira, ni wowe uzi neza ko iyi ndwara y'inkondo y'umura yakira, ni wowe uzi neza ko uyu mutwe udakira wakira, ni wowe uzi neza ko uyu mugongo w'uyu muntu wakira, ni wowe uzi neza ko aya maguru arya uyu muntu yakira, ni wowe uzi neza ko ubu bushomeri bwakira, ni wowe uzi neza ko uyu muntu wivuje amaso yakanga gukira yakira, ni wowe uzi neza ko uyu muntu abajura bazengereje yakira, ni wowe uzi neza ko uyu muntu wabuze urubyaro yarubona. Arangije aravuga ati mwami Imana ni wowe ubizi. Amena. Imana irangije imaze kubona neza ko umuntu yaciye bugufi, ayihariye ubutwari bwose, nawe ca bugufi uwo yizera Uwiteka Imana. Uwiteka niwe ufite ubutwari bwo kugukiza. Uyu munsi wa none arakubwiye ngo baho, ongera ubeho, kandi agukuye muri gereza, y'ubwo burwayi budakira, agukuye muri prison yo guhora wibwa, agukuye muri prison yo guhora ufungwa. Oya, ntabwo ari wowe uzahora ufungwa igihe kinini, ni wowe ahubwo Uwiteka Imana aje kukubohora kugira ngo ubashe gusezerera icyo gifungo cya buri gihe. Uwiteka Imana kugereho, maze abashe kugera muri mindness, abashe kugera mu mutima, abashe kugera muri estoma, abashe kugera mu mugongo wawe. Uwiteka Imana abashe kuguhindura, maze ube icyaremwe gishya, kubera ko uyu munsi aravuze ngo arakubohoye. Uwiteka Imana abohoye imbohe, arakubohoye ikibazo cyose ufite. Uwiteka Imana ahuhishije umuyaga, niko yabwiye Ezekiya ngo noneho hanura, ngo wamaze guhanura ngo umuyaga ngo uva mu birere bine byose ngo winjira muri ya magufwa, ngo noneho ngo ba bantu ngo imitsi irongera ibateraho. Haleluya. Imitsi irongera ibateraho, inyama zirongera ziraza, gukira kuraza, indwara ziragenda, gukira kuraza, ibisazi biragenda, gukira kuraza, imigongo irakira, gukira kuraza, abana bananiranye mu rugo baragaruka. Haleluya. Uwiteka Imana abwira Ezekiya ngo hanura, abantu barabohoka, ngo noneho umwuka urongera ubazamo, barongera baba bazima. Uwiteka Imana kugaruriye umwuka abo bana Uwiteka Imana bazaniye umwuka muzima, bagaruke mu rugo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi arabohoye, uwo mutwara agaruke mu rugo, uwo mumama wananiranye Uwiteka Imana arasohoye kandi arabohoye, asohoye imyuka mibi muri we, arabohoye mu izina rya Yesu Kristo, arongeye yubatse urugo. Haleluya. Iyo ndayaguhezeho Uwiteka Imana, ndategeka in the name of Jesus, iyo ndayaguhezeho ivuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ushimwe Kristo, urakoze cyane. Mu izina rya Yesu ndizera neza ko Uwiteka Imana abohoye ubwoko bwe. Uwiteka Imana abohoye ubwoko bwe, ari abafashwe n'intege nkeya zo gusenga. Uwiteka Imana aragarutse, Mwuka Wera mujeho, Mwuka Wera bajeho mu izina rya Yesu. Birongeye biremeye, murongeye murasenze biremeye. Hari abafashwe n'umwuka wo gutumagura amatabi, mu izina rya Yesu Mwuka Wera arabohoye uyu munsi wa none, agakiza karamanutse mu izina rya Yesu. Kuri buri muntu wese uzumva iki kiganiro, umuntu wese uzumvira ijambo, abohoke mu izina rya Yesu. Ndizera neza ko umuntu wese uzumvira ijambo, Kristo ari muri we, kandi Yesu Kristo ahinduye byinshi mu buzima bwe.
mu izina rya Yesu. Ndishimye cyane kubw'uyu munsi, ijambo ribaryohere ni ukuri nk'uko rindyoheye. Yesu ari muri twe, Yesu araryoshye kandi aradukunda cyane. Imana ishimwe kandi Imana iguha umugisha, wowe tugeranye muri aka kanya, wowe tugeranye muri iyi minota. Uwiteka Imana abashe kuguha umugisha, arakubohoye. Ni ukuri Imana yaravuze ngo mu ntore azongera atoranye kandi intore zayo zizamukurikira. Yesu aravuga ngo iyo mvuze intama zanjye ziranyumva, ngo kandi nazo iyo zivuze ndazumva. Yesu akumvire, Yesu arakumviye, oya Yesu arakumviye. Imana ishimwe cyane. Uwiteka Imana arakubohoye, arabohoye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka dusenge dusoze. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye kubw'ijambo ryawe rikiza kandi ribohora. Ndizera neza ko aba bantu bose ubabohoye, bagore, abagabo n'abakecuru n'abasaza bari kumva iri jambo ryawe. Ndizera neza ko babohoye, ni ukugere mu mitima yabo no mu miryango yabo, kandi abarwayi ubakize. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Uha umugisha buri muntu wese uri kumva iri jambo ryawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kuba twabanye wowe kugeza kuri uyu munota kino kiganiro kirangiye. Imana ibashe kuguha umugisha, tuzajya dukomeza tubane, kandi subscribe ukore no kukazogera kugira ngo ijambo ry'Imana rijye rikugeraho mu ba mbere, kandi ujye ukomeza urishishikarize n'abandi. Uwandike comment, wandike ushima Imana, kandi uduhereza n'icyifuzo kugira ngo tubashe kugufasha gusenga. Ni mu izina rya Yesu Kristo ukore like, amen.